usiko banje kwiyenza kurwagwa n'ikigage urumva yego birane byo byari urwiyenzo rwo kugira ngo bataza gutya bagahita bidumbura mu byuma bahereye ku rwagwa n'ikigage ya mbere uzamo bahera kuri esikariye barabitigisa paka bageze ku rwego basimbukira ikintu bashaka gusimbukira. Abapatiri nabo ni abanyamadega akenshi usanga ikintu cyo cyitwa gukora Imana gifite nabyo bindi bintu ni nk'abanyepolitiki kiba gifite ibindi bintu byihishe inyuma batakwereka ko bashaka amafaranga bakakwereka ko bazanye ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana ariko mu by'ukuri bishakira amafaranga. So rero iyi politiki yo guca inzoga icyambere ndemera ko yari ikwiye kubera ko nta hantu twaganaga ariko nibyo batubwiye nibyo bagamije baradushuka ibintu byose byakurikiye guca zino nzoga yego nibigaragaza noneho icyo leta yashakaga nyirizina icyo ishaka ubwo banambaza ngo si kuki bano bashoramari bafunze n'abana bana muri Rwanda FDA bafunze ni ukubera iki nta ntambara itagira ibitambo yego kandi nanone ntago waza ngo uranse ikintu gutyo mu bantu utabanje buri abanyepolitiki n'abana beza urabanza ugacukura inkingi ugashingamo korone zizagushyigikira ku buryo niba naguhirika utazahirima. Leta rero icyo yakoze yabanje gushaka sapoti muri rubanda no mu itangazamakuru turabashyigikira. Ubu n'umunsi wa none ikintu bakora barabanje kwiteganyiriza nta kintu na kimwe cyabakoraho ariko muri make politiki yari igamijwe yari iyo kugira ngo abanyarwanda bagabanye kunywa inzoga zinzoga zigari zifitwe zinywebwa n'abantu bifite babanje kurya rubanda rugufi inzoga tuziveho nujya no kuyinywa ujye uyipangira nk'uko upangira n'ibindi byose. Narakari kantu buriya nakubwiye buriya si ubwa mbere abantu bapfuye ndetse nabo batubwira ushobora gusanga ari bakeya. Ibi bintu bamurike bivuze 2018 kuki uwo munsi batetse babishyira mu bikorwa cyari igitekerezo cy'umwe muri bo babanje kukiganiraho bose kugira ngo barebe koko niba icyo gitekerezo gifite nabonye ibintu bya leta y'u Rwanda na Kenya na Tanzania nabyo bishobora kuzana izindi polimike kuko bari abantu bararenganye bishe brand yabo ku rwego mpuzamahanga. Navuze ibintu marabivuga ibi gikorwa leta y'u Rwanda yakoze it's okay ariko se buriya nibwo bwari uburyo bwiza bwo kubikoramo nta izindi alternative zagombaga kubaho ku buryo hari ubundi buryo bari kubikoramo abantu bagahomba ari bakeya kandi ibintu bikanagenda nk'uko byagenze. Icyo gisubizo reka abakunzi bacu baze kukidwa muri comment niba hari ubundi buryo byari kugenda. Aha ndi kuvuga guhombya abaturage barabahombeje kugira cyuko ubu ngubu nabonye na bamwe barwaye. Uribuka Mama Scovia icyo kibazo kijyanye no guhombya abaturage akibaza umuvugizi w'umujyi wa Kigali aya ni umuvugizi cyangwa ni ni Makorodine ni umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Okay uribuka uko yamusubije nyibutse yaramubwiye ati biriya kubahombya biri muri bimwe mu bihano. Ikindi mu kiganiro cyo bundi n'abanyamakuru umuvugizi wa polisi yaravuze ngo nibyo izi nzoga kuzica byari ngombwa ati kuko muri resultat positive turi kubona urugomo rwagabanutse kandi koko nibyo urugomo rwagabanutse ubusinzi bwagabanutse aribeshya ngo n'uburaya buri buraya ariko ibyo nabyo biri n'uburaya buriya bwongerwaga cyane n'izi nzoga n'ubujura buriya hari abantu bamaraga kubinywa n'ubundi ugasanga biyahuye mu bintu by'ubujura bashaka n'amafaranga bajya kunywera. Bivuga ko leta y'u Rwanda rwose yarabitekereje pe bizanazana resultat iri positive ariko uburyo babikozemo nibwo tugaye kuko ndahamya yuko pe ibintu by'urugomo gukubita rugo iyo yabivuze nyine umuvugizi wa polisi ubona na raporo barasindya barasabanye politiki ibintu byo byose bikubwirira aho ngaho uko abyumva nyine ni uko abikubwira no muri karitsiye aho utuye resultat nziza rwose ziri kuboneka rwose bigaragara igikorwa n'igitekerezo byari byiza. Nawe umuntu utagaragara uri nyuma ya kino gikorwa udashaka no kukivugaho ngo tumenye ngo se haramutse no operation iramutse twabaza nde kuko ntabwo wajya kubaza umuvugizi wa RIB cyangwa wande nawe igitekerezo ni cyiza ariko uburyo kugishyira mu bikorwa ni
babukoze nabi. Reka twiganire ku musozo, ariko nkubaza nti kuri bano bafunze abakazungu ndetse na bagenzi be by'umwihariko na bamwe mu bakozi ba RSB ndetse na FDA, Rwanda FDA na RSB, si harimo abakozi bayo bafunze? Yego, 3. Byaba bigeze hehe iki kiganiro rero? Yego. Okay, ikirego cyabo cyashyikirijwe ubushinjacyaha, ariko hari andi makuru ari hano hanze nuko ntarayabonera ibimenyetso. Bino bintu birimo politiki mwana. Birimo politiki nini cyane. Gute? Mu bantu bafunzwe ba nyir'inganda buriya benshi baranafunguwe. Abantu bose batweretse ku mateleviziyo benshi barafunguwe. Aya makuru rwose nyafitiye gihamya. Na Kazungu se? Oya. Abandi barafunguwe, Kazungu arasigara. Kimwe nuko wakwibaza ngo kubundi kuki abandi batafunzwe. Erega buriya mu bantu bakomeye hafunzwe Kazungu wenyine. Abandi bose bari abantu. None suriya wa NBG ko ari uko yacitse ntibari bumutemo. Naka yacitse. Kazungu se bamukuyeho ugira ngo. Kazungu ntabwo uzi ko yaragiye mu muhehera muri Canada. Uyu banzare yari muri Canada. Rega nyuma y'urupfu rwano hari Kazungu yahise agenda. Bamuzanye kuri siyasa. Bamuzanye ngo aje ngo muri Rayon Sport Day ngo baje ngo gutera inkunga ngo yashaka gusubiraho none se kuki umugore watari mu Rwanda. None se kuki uno mugabo kuki se umugore wa Anita wa NBG wa Norbert ajya ntagafunze we ninde wamufunze kuki se wanyirangara madafunze kuki se abakozi abantu muri reka ibyaha byabo ntago bingana kuki se abantu bo muri Rwanda FDA Rwanda Standard Body kuki umuyobozi wayo adafunze niwe basanze abakozi bari bo bakosheje kuki se umuyobozi wungirije wo muri Rwanda FDA adafunze kandi barafunze umukuru. Reka twiganire ku musozo bw'ibyo nabyo turaza kuyatoboza neza abakozi ni birebire, ariko iki kintu mbabwiye niko kuri gufunga zino ngana no gufunga zino nzoga no kubimena byose no kugira gute kwari kugira ngo leta ibanze konveke rubanda hanyuma ibone uburyo bwo gushyira mu bikorwa politiki yaho n'ibintu yari igamije, ariko ibyo kuba bitari byujuje ubuziranenge iki ngiki ni title yahawe ibintu byose itariyo. Kuko ikimenyimenyi uwo muntu twaganira imbuga yambwiraga ati hari inzoga ziri hano bajya kunywa bakaza bakazicanaho umwambi, inzoga bakayicanaho umwambi. Ati hari inzoga ushobora we ubwawe kwihumuriza ukanikubita hasi. None se iyo niyo juje ubuziranenge? Hano byitwa ibyuma ariko byagera mu mahoteli bikitwa rikeri. Mbere yuko bino byuma babyinjiramo usiko banje kwiyenza kurwagwa n'ikigage. Urumva? Birana byo byari urwiyenzo rwo kugira ngo bataza gutya bagahita bidumbura mu byuma bahereye kurwagwa n'ikigage bahera kuri esikariye barabitigisa paka bageze ku rwego basimbukira ikintu bashaka gusimbukira. Uburwagwa n'ikigage nta muntu ukibivugaho kuko barabizi ko umunyarwanda byose ubimukuyeho ashobora gupfa, ariko nabyo byari bimaze kuba byinshi kuko ubu ngubu nibaramuka banabyo uzi ko bashyizeho kondisiyo kugira ngo babyenge, ariko niba azajya babyemera icupa ry'urwanda naryo rishobora kuzagura nka 3. Ariko gahunda ni uguca inzoga bakazigabanya mu bantu, inzoga ikazajya inywebwa n'umuntu w'umukire ubasha kurya. Aho ndo mwareko rero mpamvu ni gute icupa ry'urwagwa rihenda kurusha icyuma cyakorewe mu ruganda. Ikomereze dusoze. Reka dusoze, ariko muratwe tuba tureba kure tukanatekereza tukanaganira n'abantu bakuru. Inkundura y'ibi bintu byose iki ngiki nicyo yari igamije, ndetse niba ugira ngo ndakubeye urebe ko mu kwezi guta uyu mwaka wa 2027 inzoga izaba yigondera umugabo igasibuni, kuko politiki y'u Rwanda niyo guca inzoga mu bantu kuko zari zimaze gutuma abantu afite banatekerezaga cyane bakavuga ibyo babonye. Yego ubu ngubu rero barashaka kugira umunyarwanda
uri ku murongo. Iri tegeko ryo gufunga abantu rero basindiye mu ruhame, iri ryo ringiri urarya urimenya itegeko risohotse cyangwa ibwiriza ryasohotse, abantu benshi mugiye kubigenderamo, urabigenderamo wenda nyuma bazanarihagarike, ariko wabigendeyemo nakubwira ngo be careful, itonde, kubera ko ibi bintu byasohotse nta ntambara itagira ibitambo. Ujye urinywa ariko uzi ko nuhura n'umuntu, nuhura n'imodoka, nuhura na paragari, nuhura n'irondo, nuhura n'iki, barahita bakujyana, kandi barakujyana baraguca amande nabonye ari 150, bagufunge. Ngaho tekereza ibyo bihombo byose, ariko gahunda niyo ngiyo. Ese bizakunda cyangwa ntago bizakunda? Duhuriye muri comment section, kandi ndabakunda cyane. So ndabashimiye rero, nitwa Bigman Janvier, nitwa inshuti y'abato, ndi umuhungu w'abanyarwanda, ndi n'inshuti uri kundeba we, ndakubeshyera. See you naho mukanya. Yes.